Shalom shalom, amahoro y'Imana nabane nawe, nejejwe n'Imana mu mutima wanjye kubw'uyu mwanya mwiza tugiye gusangira ijambo ry'Imana. Turasoma mu byahishuwe igice cya 22 umurongo wa 14. Haravuga ngo hahirwa abamesa ibishura byabo kugira ngo bemererwe kwegera cya giti cy'ubugingo kandi banyure mu marembo binjire muri rwa rurembo. Abahiriwe n'abahe? Abamesa ibishura byabo. Abo nibo bemererwa kurya ku giti cy'ubugingo. Ngiye kukubwira amakuru yo mu ijuru. Ngiye kukubwira uburyo nagiye mu ijuru. Ngiye kukubwira uburyo tuzinjira mu marembo y'ijuru. Niba umesa ibishura byawe mu maraso ya Yesu Kristo, uri mu bo tuzinjirana mu ijuru muri rwa rurembo. Mbega ukuntu ari heza mu ijuru. Mbega ukuntu ari heza. Nagiyeyo mvuyeyo, mbonye ngarutse ku isi numva ndababaye. Mu ijuru ni heza pe. Ariko kugira ngo wemererwe kwinjirayo, ugomba kwihana, ugomba kumesa mu maraso ya Yesu Kristo. Nta tolerance ngo nsigaranya akaha gato ngo none akako harimo deliberation. No, nta deliberation. Warameshe neza mu maraso ya Yesu Kristo ugasigara nta cyaha habe namba, nibwo uzemererwa kwinjira no kurya ku giti cy'ubugingo, aho uzarama iteka ryose, aho utazongera kupfusha, aho utazongera kubona urupfu. Urupfu ruzaba rwamizwe no kunesha. Haleluya. Mbega ibintu byiza. Mbega kuba mu ijuru nta gupfusha. Urupfu ni ikintu kibi, ariko ruzaba rwamizwe bunguri, ruzaba rwakuweho. Umva nkubwire rero, umva nkubwire uburyo nagiye mu ijuru. Nararyamye nk'ibisanzwe. Nk'uko nsanzwe ndyama mu ijoro nkabyuka ngasenga, ariko iminsi 2 yabaye idasanzwe. Ndaryama nk'ibisanzwe, nta kwicura, nta guhindukira. Uko naryamye nuko. Uko nazamutse njya mu ijuru sinabibonye izo ncuro 2 zose. Ariko nagaruka nkabona desanje uryamye, nanjye urambaraye mu kirere gutya kandi nta kintu kimfashe. Ibaze iyo foto, yikurure nawe uyirebe. Ngasanga uko naryamye ngera mu buriri, uko nabaga naryamye, niba nerekeye aha niho nkerekeye, nta kwihindukiza. Ijuru ribaho. Ijuru narigezemo. Data arantambagiza, nkajya numva umwuka arambwira ati aha ngaha ni mwebwe mugezeyo. Ati wabonye iki? Nabonye twambaye imyenda twese isa, imyenda ifite igitambara cyo mu ijosi kigera ku birenge kidasa n'ikanzu,
ikanzu ngari nini, ya kanzu twari twambaye, buri wese kanzu yari yambaye yari iriho umushumi, nawita nk'umushumi ariko kinini kigari, kimanuye gitukura kigera ku birenge, na ya kanzu igera ku birenge, kandi buri wese yari afite icyuma ririmbiramo kimeze nka saxophone. Washyiraga ku munwa aho uririmbira uku nguku ugahindukiza uku nguku, niko twese twabigenzaga, kandi buri wese yabaga ahagaze mu mwanya we. Ntangazwa cyane nuko uko bahindukiza cya cyuma uko ntawe agikubitaga undi, kandi nta mwanya munini uhari, nk'uko abasirikare bahagarara iyo bari kuri parade, umwanya uba ungana, ntawe ujya mu mwanya wundi. Mu ijuru ibintu byose biri organize, bien organize. Noneho uko umuntu wese agira uko niko yaririmbaga, ariko iyo ndirimbo sinabashije kuyimenya, ntabwo umwuka yayimpishuriye. Aho indirimbo yarepetewe sinahabonye, ariko tumenyaho gake, menyaho gake muri ubwo buryo. Umunsi ukurikiyeho wa kabiri, nanone Imana inyereka ibindi, ariko uko navaga mu ijuru byo narabibonaga. Niyo mpamvu navuga ngo mu ijuru ni hejuru, kuko nabonaga manuka rimwe nko guhumbya, ariko nabonaga abamarayika ntaramanuka rimwe bakanyinginga. Babaga bambaye imyenda yera, imyenda yera de, kandi mu mutwe, ku mitwe yabo hatwikiriye, biteze hatabonwa, ntabwo nabonye imisatsi yabo uko isa, kandi bambaye amakanzu bikwije y'umweru. Bakambwira bati wakwigumiye aha, bakanyinginga. Nanjye nti hoya, mu isi hari abantu bataramenya Imana, nzaza nzanye nabo. Narangiza kuvuga iryo jambo ngo nzaza nzanye nabo, nkahubuka rimwe. Noneho naba nkuhubutse rimwe, simpite nkanguka, nkabona n'abantu babiri. Hari uryamye gutya nk'uko wazamura mu kirere ugashyiraho nka metero 3 uzamuka hejuru uvuye ku buriri, n'undi uryamye kandi ni njyewe, n'uri mu kirere ni njyewe. Wa wundi uryamye niyihindukiza, yiseguye ukuboko, araryamye. Kubyitegereza nk'umunota umwe, ngahita nkanguka, nkabona kwa kundi nabibonaga, kwa kuboko ndyamyeho, kwa kundi niseguye nukomeze. Ni burya narindi mu ijuru. Ayiwe we, ngarutse mu isi, isi y'imibabaro, isi itaba mu munezero, ngarutse mu isi y'ibyaha, nkumva ndababaye. Ariko icyangaruye ni ukugira ngo nawe tuzajyane mu ijuru, ni ukugira ngo nawe nkwigishe kumenya Imana. Iryo jwi navugaga ngo nzaza nzanye nabo, niko Imana yansanze ari mu mugoroba, irambwira ngo genda wigisha abantu kumenya Imana.
iryo jwi ryavuze rityo niko umuhanuzi yaje aransanga arambwira ngo Imana irambwiye ngo nkubwire ngo genda wigisha abantu kumenya Imana. Icyo nicyo cyangaruye ngo nzaza nzanye nabo. Byaba byiza ushatse Imana tukazajyana. Umunsi wa mbere bigenda uko, uwa kabiri nabwo sinabonye uko nzamutse, ariko ngezeyo umva iby'Imana yanyeretse. Yabinyeretse kugira ngo nawe mbikubwire bidukomeze. Nabonye mu ijuru ukuntu ari heza. Nabonye ukuntu ari heza. Nta musozi, nta biti nabonye, hararambuye, hari umucyo utamenya ngo ni amatara angana ate, nta matara nabonye. Yesu Kristo niwe mucyo. Nta zuba nabonye, ntaki nabonye, gusa haka ari heza cyane cyane. Mwuka Wera arantambagiza anyereka irembo. Tumaze gusoma ijambo ry'Imana ngo abamesa ibishura byabo kugira babimesera kugira ngo bigende bite, binjire muri rwa rurembo. Niyo mpamvu tumesa, niyo mpamvu twanga ibyaha, niyo mpamvu turwanya Satani, ni ukugira ngo twinjire muri rwa rurembo. Ijuru riraharanirwa, ntabwo ari ugupfa kurijyamo. Kurwana n'ibyaha ntabwo ari urugamba rworoshe. Reba nawe kurwana n'abo utareba. Bafite ubutware, bafite ubushobozi, bafite imbaraga z'umwijima, imyuka. Kurwana n'imyuka biroroshye. Turi ku rugamba turwana n'ibyaha, ntabwo byoroshye. Rero ba bandi bamesa akavuguta bien, akavuga ati n'aka gatsira karasigaye, aka gatashe kose reka gashireho. Bamesa ibishura byabo kugira ngo bemererwe kwinjira muri rwa rurembo, kugira ngo bemererwe gusoroma ku giti cy'ubugingo, nta gupfa, kubaho iteka ryose. Uyu mubiri twambara uyu nguyu uzabora, tuzambara undi mubiri. Haleluya. Mu Bakorinto ba kabiri mu gice cya 5 ku murongo wa mbere kugera ku murongo wa 5 haratubwira ngo nubwo tunihira muri iyi ngando, muri uyu mubiri, ayiwe, muri uyu mubiri ni habi. Turaniha, urarwara umubiri ukakunihisha, urasonza umubiri ukakunihisha. Ngo nubwo tubabara twambaye iyi ngando, ariko bene data, hari indi ngando itarakozwe n'intoki. Iyo ngiyo, uyu mubiri twambaye, Imana ngo yafasha kondo iratoba ikoramo umuntu, irabumbabumba ikoramo umuntu. Ariko hari undi mubiri, ye baba we, reka mpasome. Abakorinto ba kabiri igice cya 5, hari umubiri utarakozwe n'intoke z'umuntu. Uwo nguwo ngo tuzi yuko niba inzu y'ingando yacu yo mu isi izasenywa, uko biri kose izasenywa, uyu mubiri uzasenywa, uyu mubiri uyu nguyu uzabora. Dufite inyubako ituruka ku Mana, inzu itubatswe n'intoki. Iyo yo ntabwo yubatswe n'intoki, itazashira, yo mu ijuru. Uwo mubiri ntabwo tuzawuhabwa hano ku isi, ni uwo mu ijuru. Kuko tunihira muri iyi ngando, twifuza kwambikwa inzu yacu izava mu ijuru. Ayiwe, iyi nzu yacu izava mu ijuru ndayikumbuye. Iyi nzu yacu itarwara,
iyi nzu yacu idapfa, iyi ngiyi twambaye, uyu mubiri twambaye, iyi ngiyi yakozwe n'intoki, iyi ngiyi ibabara, iyi ngiyi ibora, ariko nkumbuye inzu yacu, kumbura inzu yacu, kumbura inzu yacu itazapfa, itazasaza. Ngo twifuza kwambikwa inzu yacu, ni iyacu, izava mu ijuru, kugira ngo tuyambare tutazasangwa twambaye ubusa. Kuko twebwe abari muri iyi ngando, abari aha muri iyi si, abari muri uyu mubiri, turaniha, hari ibikunihisha, hari ibyo ufite biri kukunihisha, hari ibyo ufite bikubabaza, ni ukubera uyu mubiri, ni ukubera iyi ngando. Nibyo, nta kundi, iyi ngando twaremewe, tugomba kubabara, tugomba kuniha, tugomba kuniha, uyu mubiri niko bimeze. Iyi ngando twambaye tugomba kubabara. Uzi ko njya kubyara narinzi ngo ubwo nsenga rero nzabyara muri haleluya amen, nta mibabaro, wapi, nambaye uyu mubiri, ngomba kuniha, ngomba kubabara, uyu mubiri uratunihisha, turaremererewe. Icyakora, haleluya, iyo haje icyakora haba haje ibije kuvuguruza bya bindi byabanje. Icyakora umaze igihe ubabaye aho ngaho, icyakora umaze igihe uyoberwa icyagukura mu byaha, icyakora haje inkuru nziza. Ngo icyakora si uko dushaka kuyamburwa, ahubwo ni uko dushaka kwambikwa. Hari umuntu ushaka gupfa? Nubwo uyu mubiri utubabaza, nta muntu ujya ushaka gupfa. Ntiwirarire ngo ushaka gupfa, oya, ntabwo ushaka gupfa, nta muntu n'umwe ubishaka. Urupfu ni rubi, ariko nta kundi, uyu mubiri wo uzapfa, ntaho wabihungira. Nta muntu n'umwe ushaka gupfa, ngo si uko dushaka kuyamburwa, si uko dushaka gupfa, ahubwo dushaka kwambikwa ya nzu yindi, ya yindi itabamo kuniha, itabamo gupfusha, itabamo kurwara, ya yindi itagira imibabaro. Dushaka kwambikwa ya nzu yindi ngo igipfa kimirwe n'ubugingo. Haleluya. Igipfa gikurweho, tubone ubugingo, dusorome ku giti cy'ubugingo, dusorome ku giti tuzaryaho. Icyo giti wakiriyeho nta gupfa, nta kubabara, tuzahindurwa. Imana niyo yaturemeye iyo ngiyo, Imana niyo yaduteganyirije iyo ngando, iyo ngiyo itabamo imibabaro, iyo ngiyo, iyo ngando yo, iyo nzu tuzambikwa ntago yakozwe n'intoki, ndetse yayiduhereyeho umwuka ho ingwate. Aka kantu, iri jambo mbabarira, urabyumvise neza? Yayiduhereyeho iki? Umwuka ho ingwate. Umwuka niwo watumye njya mu ijuru, ndeba ibiri mu ijuru. Kubw'umwuka uyu mubiri ntaho ujya, uyu mubiri ntaho wagiye, uyu nguyu uraremereye ntujyayo, hajyayo umwuka. Umwuka, Imana iduhaho umwuka ho ingwate. Ati rero, kugira ngo ube shuha kuzajya mu ijuru, reka mbanze ngutambagize n'uwa mwuka wera. Akiraho ingwate, kugira ngo nzaguhe uyu mubiri utazabura, uyu mubiri utazarwara, nzagusangane mwuka. Ugomba gusaba Imana ikaguha mwuka wera. Ntabwo uriya mubiri uzawubona udafite ingwate. Shaka ingwate, shaka ingwate kugira ngo uzavuge ati akira, nguyu umwuka wera, ngahakira umubiri.
uwo mubiri, iri jambo reka turyumve neza, mbabarira uryumve neza. Uyu mubiri Imana yaduhereyeho umwuka ho ingwate. Ikintu cyabaye ingwate ugitanga, nawe baguhaye icyo wagwatirije. Utanga wa mwuka wera, nawe ufata umubiri utabora. Kandi cya kindi gifite agaciro cyane, wa mubiri utabora, niba icyo wasigiwe, wa mwuka wera wamuteye agahinda, ntawe ufite, ntawe uhari, ntabwo uwo mubiri uri buwakira. Urawakira ute? Banza uzane ibyo wabikijwe, banza ubizane, nawe baguhereze cya kindi gifite agaciro kurutaho. Niba nagutije ikirahure, nkumva nizeye kuri bugifate neza, ushobora no kukimena. Nkakubwira ati noneho rero akira kijyana, ariko busize aho ngaho 10,000. Noneho kugira ngo ngewe muhereze cya kirahure, kugira ngo cya kirahure ucyakire, uragaragaza bya 10,000. Urabigaragaza. Ngewe wampaye ikirahure, naguhaye ikirahure, uraje urakigaruye kimeze neza, ati none 10,000 byanjye se biri hehe? Bizana, subiza. Niba Imana yaraguhaye umwuka wera, ugomba kwinjira mu ijuru umwuka wera umufite. Uwo mwuka wera niwe uzatumenyesha byose. Nutagira mwuka wera uzamenya unyura he. Ngiye kukubwira ku marembo ari mu ijuru. Inshuro ya kabiri nagiyeyo, n'ubundi bibuko ngaruka, manuka rimwe ndagaruka. Ariko ntarahagera, reka nkubwire ibyo nabonye, reka nkubwire iby'amarembo y'ijuru, reka nkubwire ibyicaro byo mu ijuru. None se atari mwuka wera, wabwirwa n'iki aho uri bunyure? Wabwirwa n'iki irembo uri bunyuremo? Dusaba umwuka wera. Ntabwo wamenya irembo uri bucemo. Hari irembo rero mwinjiramo, nabonye twinjiramo tujya mu byicaro. Mwuka wera azatubwira hakiri kare. Utarinjira no mu irembo, akubwire ngo uricara kuri iriya ntebe, umubare wicaraho n'uyu. Mu ijuru nta protokoli ibaye, nta kujya kukwicaza ngo wicara kuri iyi ntebe. Oya, uzajya mu ijuru uzi intebe yawe wicaraho. Nabonaga ari intebe zisa umweru, noneho inyuma hamwe mu mugongo. Winjira mu muryango, ukinjira, ukinjira uzi intebe yawe ugiye kwicaraho, nta wicara ku yundi. Natangajwe nuko hari intebe nyinshi nsimbutse imbere, nkagenda ngasimbuka izindi, nkagenda nkajya kwicara mu ntebe yanjye. Ubu ngubu tumenyaho igice, ntabwo ari byose. Ako ni kamwe mu byo nabonye ku munsi wa kabiri. Tuzinjira mu ijuru z'intebe uri bwicareho. Otomatikema bizishyiramo mu mutwe ku bwa mwuka wera, umenye ngo uricara ku yihe ntebe. Kandi utarinjira ku rugi. Uwinjiraga wese yinjiraga yambaye ikanzu igera ku kirenge, yambaye ikanzu ifite amaboko agera aha, abantu bose bambaye kimwe, kandi nk'aho ari buri munota
nta gutinda, binjiraga vuba vuba, buri wese aca ku ntebe ye, akata ku ntebe ye, buri wese ayizi ku ntebe ye, ku ntebe ye, ku ntebe ye, ku ntebe ye. Ikindi nabonye, nasanze hari amarembo ane. Ya marembo ane hari imiryango. Mu miryango 12 ya Isirayeli hari amazina, imiryango atatu atatu atatu. Atatu 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 atatu, uyagabe kane, birahura na 12. Noneho kujya mu ijuru ntago ari ugupfa kujyayo. Uzinjira uzi ngo ndajya mu uhe muryango, ndinjira muri herembo. Nutagira Mwuka Wera se urumva utayoba, wayobagurika, ntiwamenya aho uri bunyure, kandi nta protokoli ibayo. Umuyobozi ni Mwuka Wera. Uzaba uzi ngo ndaca kuri ririya rembo, ririya rembo nuhagera umenye ngo izina ryawe riri mu uhe muryango, ni mu muryango wa Lewi se, ni mu muryango wande, ni hehe ndi bwinjirire. Uzaba ubizi, ntawo kukuyobora, nawo kukubwira ngo cyaha, kandi ntabwo wayoba kuko Mwuka Wera ntayobya. Abayobagurika ntabwo bazirirwa bagerayo, bazaba basigaye mu isi bababara, barira, baboroga. Dayimoni ukongorera ngo kora iki kora iki, akagushuka ngo kora iki kora iki, icyo gihe noneho azaba murebana vis-a-vis, umureba. Mwijuru kujyayo ugomba kuba ufite Umwuka Wera, akakubwira amabanga, akakubwira amabanga, akakubwira uko bigenda. Nta muyobozi uzaba uhari wundi wo kukubwira ati urayobye, ntago ari aha ngaha uri buce uraca. Hoya, shaka Umwuka Wera, mesi bishura mu maraso ya Yesu Kristo, mesa hakiri kare, umesi bishura byawe, ukureho icyitwa inenge yose, ukureho icyitwa icyaha cyose kiva imbere y'Imana. Ubu ni igihe cyo kujya inama n'Imana, ni igihe cyo kwihana bigakunda, ariko hari umunsi bitazakunda, hari umunsi bizaba ngo pa. Abadayimoni umunsi bazanyanyagira, ba bandi bihishe utarebesha aya maso, umunsi bazanyanyagira ku isi, nta kwihana, bizaba byarangiye. Ijuru rirahari, turavuga ibyo tuzi, turavuga ibyo twabonye. Ijuru rirahari, nawe urashaka kurigeramo, ariko ko inzira ihari, uko ubigenza ko bihari. Yesu Kristo ni inzira n'ukuri n'ubugingo. Mwemerere gusa, ihana ibyaha, umese umareyo, ubaze Imana ibibazo, iragusubiza. Usaba Umwuka Wera, ntizigera na rimwe yima Umwuka Wera wamumusabye, kiretse nutamusaba. Umwuka Wera uramubona. Icyampa Imana ikaguha imbaraga zo kuguma ku mavi, ugasenga, 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 ugashaka mu maso h'Imana. Ugashaka Imana kuruta uko ushaka amafaranga,
kuko nushaka Imana n'amafaranga azaza aje kureba Imana, irabihamagara byose bikitaba. Icyampa ukiyejesha amaraso ya Yesu Kristo, ukamesa ibishura byawe mu maraso ya Yesu Kristo. Amaraso ya Yesu Kristo areza pe, areza. Nujya ubona icyaha kikomeza kikugarukaho, ukabona kiragaruka, ujya uvuga ati dayimoni w'iki cyaha ngutwikishije amaraso ya Yesu Kristo, birakoreka, icyaha kivaho. Abameshe ibishura byabo nibo bonyine bazajya mu ijuru. Abanyuze mu maraso ya Yesu Kristo akabakuraho inenge yose, abo bonyine nibo bemerewe kuzasoroma ku giti cy'ubugingo. Abo ngabo nibo bazasoroma ku giti, bazaryaho ntibongere gupfa, bakarama by'iteka ryose. Mbega byiza, mbega kwambikwa umubiri utazongera kurwara, umubiri utazongera kubabara, ukambara umubiri utavuga ati iminsi yo gupfa iranyegereje, ndashaje ngiye gupfa, tuzahora turi bato. Nabonaga ikigero turimo ngereranije, sinabwiwe imyaka, ariko nta muntu wari urengeje nk'imyaka 30, kandi nta n'uwabonaga ngo uvuge ngo uyu ni mutoya, uyu ni mukuru. Wabonaga abantu bose bangana, ari bato, ari abasore. Ibyo ngibyo ntabwo wabikuruza ubwenge bw'umubiri, ntabwo bikunda. Kereka uri mu mwuka nibwo wabyumva. Uko igitangaza cyabaye muri Egiputa cyo kwambuka inyanja itukura, ukaba ubikurura ukavuga ati inyanja igakama, abantu bakanyuramo n'ibirenge. Uko wabikurura ukumva utabyumva, ariko mu mwuka ukabyumva. Niko no kujya mu ijuru bimeze. Niko no kumva ko naba narabaye umukecuru, nkazapfa ndi umukecuru, noneho nkazuka nkajya mu ijuru ndi mutoya kuruta uko ungana. Ntabwo wabikurura, n'uyu mubiri ntabwo bikunda. Ubwenge bw'ijuru iyo uri mu mubiri ubona ari ubupfu, ubona ari ubusazi. Noneho ubw'isi nabwo butubera nk'ubupfu. Iyo myumvire yo kuvuga ngo ntibishoboka, iyo ngiyo Imana irayikoropa ikayikuramo, tukumva ko bishoboka na cyane. Ukumva ko gupfa ukazuka bishoboka cyane. Iyo ubonye imbaraga z'Imana zigukura mu byaha, wararwanaga nabyo ukabona biranze, ukabona denku bivuyeho, Imana ibikuyeho, uravuga ati na kwa kwambuka amazi agakama, inyanja itukura hakumuka, birakunda. Na kwa gupfa ukazuka ukaba umusore kandi wari ushaje, birakunda. Ubwo ni ubwenge bw'Imana, ntabwo ari ubwenge bw'uyu mubiri. Niyo mpamvu umuntu avuga iby'ijuru, wabaze kubona iby'isi nk'ibibambwe, nawe yabibereye nk'ubambwe, kuko mutagitekereza kimwe, kuko ibyiringiro byanyu atari bimwe. Bakavuga ngo urabeshya, ntago bishoboka. Yego, kuri wowe utaramenya Imana, kuri wowe utarahindurwa, ndakumva kabisa, wakumva bidashoboka. Kuva na kera abamaze guhura na Yesu akaba ari muri bo, barababonaga ngo ni abasazi, bakanabakubita ngo barayobya abantu. Ntago bihura, ntiwabagaya, ntago bihura.
ubwenge bw'isi n'ubw'Imana ntago bihura. Utarayasenga ngo bakwite ko wasaza bisi bakubone ko uri umusazi, uri gukora nk'ibyo bakora nyine, uri kumwe nabo. Ariko igihe wateye intambwe ukinjira mu masengesho ukibira kugerayo, uzavuga ibitandukanye n'ibyo wavuga ati yasaze. Nibyo, kuko uri kureba ibyo batareba, ukumva ibyo batumva, ukavuga ibyo batavuga. Mesa ibishura mu maraso ya Yesu Kristo, nibwo uzemererwa kwinjira muri rwa rurembo, nibwo uzamenya aho uri bunyure, nibwo uzatumbagira ikirere. Ngiye kugusengera kugira ngo Uwiteka akumurikire, akukore ku maso, utangire urebe mu ijuru, utangire wumve ibyo mu ijuru. We kuvuga ngo ariko abandi ibyo babona nge ntabibona, ariko birasaba ko wemera. Ubwami bw'Imana ni ubw'amahoro, si ubwo guhata, birasaba ko wemera. Iyo yaba bidasaba ko wemera, ngo ubanze wemeze umutima wawe n'ubwenge, abantu bose wabibashyiramo no ku gahato, ariko nta gahato, ntago bikunda. Ibyo wumva, ibyo wizeye wakabiha n'abo muvukana, wabaheraho. Imana ihabwe icyubahiro. Reka dusenge. Data mwiza, Mana ikomeye, Mana ishobora byose, ndagushimye ko nshoboje gutanga ubutumwa nk'uko wabumpaye. Mana ndakwinginze kugira ngo uhe umugisha umuntu wese wumvise iri jambo, urikurikira urisohoze nyaguhora ku ngoma. Amaraso ya Yesu Kristo abashe kumweza mutunganye. Ijambo rya riratubwiye mu Byahishuwe 22:14 ngo hahirwa abamesa ibishura byabo mu maraso ya Yesu Kristo, ngo abo nibo bazemererwa kwinjira muri rwa rurembo, ngo abo ngabo nibo bazemererwa kurya ku giti cy'ubugingo. Data ndakwinginze kugira ngo unyumve, aba bantu baha umugisha, nta mugisha urita kukumenya. Ndakwinginze nyaguhora ku ngoma, ubabature ububata bw'ibyaha n'urupfu. Nta muntu n'umwe wishimira gupfa, ariko iyi ngando turimo iratubabaza, turaniha. Turashaka kwambara ya ngando yindi waduteguriye, itarakozwe n'intoki, kugira ngo Nyagasani tuzambara umubiri udapfa. Mwami Imana ndakwinginze, ndaguhendahenda nyaguhora ku ngoma. Uwiteka Mana isumba byose, dore ubutumwa wampaye. Mwami Imana mbugejeje kubo wantumyeho, ndakwinginze ubahindure, ndakwinginze nyaguhora ku ngoma. Baha imbaraga zo kuba mu masengesho, baha imbaraga zo gusenga, nta handi biva ni mu gusenga. Ndakwinginze bakomereze ku musaraba. Amaraso ya Yesu Kristo ndayahamagaye kugira ngo abeza batunganye. Mwami Imana ibyabaneshaga ubaha imbaraga zo kubinesha, ubaha imbaraga zo gutsinda Satani, icyaha cyose gihunge. Mu izina rya Yesu ndatwika Satani n'abadayimoni. Mu izina rya Yesu imbaraga z'umwijima zibabuza gusenga ndazitwitse. Mu izina rya Yesu Kristo. Mwami Imana baha umwuka wera, ngaho bagirire neza, ngaho dukomereze ku musaraba, dukomereze mu gusenga. Urakoze uragahora ku ngoma, kujya wumva gusenga kwacu. Ni mu izina rya Yesu nsabye nizeye, amen.